tubahaye ikaze kuri Hospitality TV, tubashimira kuba mudukurikira. Abakunzi ba Hospitality TV muhora mutwereka ko turi kumwe, muduha courage, muze tujyane muri parike kureba inyamaswa. Turaza kugirana ibihe byiza cyane n'inyamaswa, twinjoyinge uburyo inyamaswa ziba ziri ku muhigo mu buryo butangaje, cyane cyane inyamaswa y'impyisi. Uyu munsi niyo nyamaswa turi bwibandeho cyane, kubera ko impyisi ifite uburyo budasanzwe ikoramo umuhigo wayo buyiha ubushobozi bwo guhiga n'inyamaswa nini cyane ziyirusha ibiro, ziyirusha ubushobozi mu buryo bw'imbaraga. Ariko impyisi kubera amayeri ifite ikoresha igahiga, ikazirya inyamaswa nini, imbogo n'izindi nini cyane. Inyamaswa bita impyisi irazirya. Amayeri ya mbere impyisi zikoresha kugira ngo zibashe guhiga inyamaswa zizisumba ni uko impyisi zigendera muri gurupe. Impyisi zikunze kugenda mu kigurupe, zigendera hamwe. Iyo zigize inyamaswa zataka ziyatakira hamwe, hanyuma zigatangira kuyirya ziyiturutsa horoshye. Muze rero tujyane muri parike twirebera imikino y'inyamaswa igiye itandukanye. Ahangaha turinjiye muri parike, murabona za gasumbashyamba turimo kugenda tuzihitaho. Hari aho turaza kugera tugasa nk'abahagarara kugira ngo twirebere neza neza umukino w'inyamaswa, ibyiza byo muri parike. Hari impamvu buriya ba mukerarugendo bakunda kujya mu maparike agiye atandukanye. Akenshi impamvu ya mbere bajyanye ni ukuruhura mu mutwe, iya kabiri ni ukureba ibintu bigiye bitandukanye bigize ibidukikije. Natwe rero muze tugende tujye kwirebera. Dutangiriye ku mpyisi. Impyisi nk'uko nabibabwiye ni inyamaswa ntoya igenda isa nk'aho ikimbagira gake gake, ariko yabona umuhigo ikawuvudukana, kuko ibasha kuvuduka kilometero nyinshi cyane mu isaha. Kandi ni inyamaswa idatinya. Isanze ingwe, intare ziri ku muhigo zawuvumbuye ziri kuwurya, nazo zirataka zigasatira zigashaka ndetse no kwambura intare umuhigo cyangwa se izindi nyamaswa. Intare nazo zikagerageza kuzirukana kugira ngo zitazirira umuhigo. Impyisi rero ni inyamaswa idatinya. Yisanze intare zirira umuhigo wazo, impyisi irataka ikajya gusahura, cyangwa se impyisi igashaka kwambura intare umuhigo wayo. Intare rero nayo ikazivudukana. Ariko kubera ko impyisi zigenda mu kigurupe, zikomeza kuguma aho ngaho, akenshi zigatera n'urusaku. Zifite ukuntu zisakuza ziri gukanga intare kugira ngo intare yikange ijugunye umuhigo impyisi ziwufate. Impyisi kandi zizi koga amazi, ntaho zitinya. Iyo ziri kuvudukana umuhigo, umuhigo ukirukira mu mazi, impyisi nazo zizi koga, zijya mu mazi zikayambuka. Ntago zitinya rero, ntago zitinya inyamaswa nini. Urabona hano iri kwataka wild beast. Wild beast nayo kugerageza kwirwanaho, ariko birangiye impyisi iyituye hasi iyigira umurariro. Urabona ko impyisi yigendera gake. Ntimukitiranye impyisi n'imbwa zo mu gasozi. Nzabibereka muri video ikurikira imbwa zo mu gasozi uko zimeze naho zitandukaniye n'impyisi. Impyisi yo iba ifite imbere harehare, hanyuma igice cy'inyuma gigasa nk'aho giciye bugufi. Igenda rero isa nk'ihagaze, amaboko yayo ni maremare, hanyuma ikagenda ibutabuta. Mu gihe imbwa zo mu gasozi zo ziba, urabona hano zivumbuye wild beast, zirazirukankanye, ni umuhigo uryoshye cyane. Impyisi ku muhigo ibivuduka
kuko igenda kilometero byibura kilometero 40 kugeza muri 50 mu isaha, kandi ishobora kuvuduka ku muvuduko ugera kuri kilometero 60 mu isaha yiri ku muhigo, ikagenda ibirometero 5 itarananirwa. Urumva ko impyisi cyangwa se hayena igenda ku muvuduko uri hejuru, ntabwo ipfa kunanirwa. Ikindi, hayena ishobora guhiga yaba n'inyamaswa iri mu mazi ikayikurikirana, ikayisanga mu mazi ikayivanamo. Ntabwo itinya amazi, ntabwo itinya ingona, ntabwo itinya intare. Ni nayo mpamvu impyisi bakunze kuvuga yuko ari inyamaswa itagira ubwenge, kuko itabanza gushishoza irahubuka. Impyisi irahubuka, ipfa kwinjira amazi uko ibonye. Niba n'izindi nyamaswa muzabibona zigera ku nkombe zigasa nkaho zitonze gake, zikabanza gucunga niba hari ingona, ariko impyisi zo kubera kutagira ubwenge kwazo zirahubuka zigapfa kwambuka. Ariyo mpamvu akenshi zikunze gukubitana n'ingona zigahita zizicamo kabiri. Urabona hano zigose intare, kubera ko impyisi zigenda ikigurupe, ziba ziyumva nkaho zifite ubushobozi cyangwa zifite imbaraga. Ahangaha zigose intare, urabona ni umuhigo mwiza cyane. Intare rero iza kuzivamo iriyirukankira, impyisi zisigara aho ngaho, ariko urumva zari zagerageje kugota intare zigoteramo hagati. Mu ishyamba haba harimo inyamaswa zitandukanye. Hano haba harimo inyoni, haba harimo n'izindi nyamaswa zitandukanye nyine ziba ziri ku muhigo. Ugenda ureba ibintu byiza cyane biryoheye amaso. Urabona izi ngizi ni imbogo, hayena ngiyo impyisi iri guhengereza imbogo izicunga neza, hanyuma yamara kubona yazibonye ikaza gake gake ikazivudukana. Buriya impyisi ntago wakeka ko yagira ubushobozi bwo kuvudukana inyamaswa nini nk'imbogo. Impyisi ni kuriya yigendera, ifite imbere harehare, inyuma hakaba hagufiya. Niyo mpamvu yigenda ubona igenda gake isa nk'ibutabuta, ariko kubera ko imbere hayo ari harehare, ni nabyo biyifasha kuvuduka kilometero nyinshi mu isaha, kuko twabonye yuko ishobora kuvuduka umuvuduko uri hagati ya kilometero 40 na 60 mu isaha, kandi ikagenda ibirometero 5 kuri uwo muvuduko itari yananirwa. Niyo mpamvu rero izi nyamaswa ni inyamaswa zitangaje cyane. Iyo ugiye mu ishyamba rero uba wirebera ubwiza bw'inyamaswa zitandukanye. Ni uko uyu munsi twibanze cyane ku mpyisi, ariko ubundi haba harimo inyamaswa zitandukanye, izo tugenda tuvugaho mu mavideo twagiye tubagezaho yabanje. Twagiye tubagezaho inyamaswa zitandukanye. Urabona hano iyo zisanze inyamaswa yipfishije ziba zibonye umuhigo, ziba zigize amahirwe yo kurya zitarushye. Hari igihe zisanga inyamaswa zishwe n'intare cyangwa se izishwe n'izindi nyamaswa zo zikirira nta kibazo. Hanyuma zirazivudukanye, urabona hano irayivudukanye, irebera umuhigo mwiza cyane. Ubundi iyo uri mu ishyamba, ikintu kinezeza ni nko kubona intare, impyisi cyangwa se imbwa zo mu gasozi, ziriya twita wild dogs, nazo zijya kumera nk'impyisi ariko biratandukanye. Muri video y'ubutaha nzabereka aho bitandukaniye n'uburyo zigenda zihiga nazo mu buryo butandukanye, ariko zigahurira ku kintu kimwe cyo kugenda muri gurupe. Imbwa zo mu gasozi nazo zigenda ikigurupe, ntago zigenda zitatanye, zigira ibyo bita teamwork ikomeye cyane. Urabona rero impyisi ntabwo irambirwa, ikomeza guhiga ikataka, aho isanze
izindi nyamaswa zavumbuye cyangwa se zifite umuhigo nayo ikegera igashaka kuryaho. Urumva niba impyisi ishobora gutinyuka kwambura intare umuhigo, ntabwo ari inyamaswa yoroshye, ntabwo itinya rwose. Iragenda ku ntare cyangwa ingwe, tayiga ikayambura umuhigo. Dore hano byari bigeretse, ariko tayiga nayo ihita yiyurira igiti. Buriya tayiga nayo ikintu ikoresha cyane ni ugufata umuhigo wayo ikawuzamukana igiti, ubwo ibicitse izindi nyamaswa, kuko iyo ifite ubushobozi bwo kurira hejuru mu giti. Urabona ko impyisi igenda ikwinakwina gake gake, hanyuma yagera ku muhigo nyine ikataka. Urabona impyisi zikunze kugenda mu kigurupe ari nyinshi ziri hamwe, hanyuma iyo zigize ibyo zivumbura zirataka cyane. Mwakoze cyane kuba mwadukurikiye. Niba warebye ino video ukaba ugeze aha ngaha, turagusaba gukora subscribe niba utarayikora, kandi nawe wayikoze please ntugende udakoze like, kuko like iyo umaze kureba video ukayirayikinga ni iby'ingenzi cyane, kuko muba mudutera courage kugira ngo dukomeze gukora amavideo agiye atandukanye, dukomeze kugenda twishimira hamwe ibyiza bitatse isi. Naho muri video y'ubutaha turabakunda cyane. Ciao ciao.